Dutangiye filimi yacu dutangiranye n'umugoranga yararimo kuza yirukanka. Uno mugore numwitegereza neza, afite inguma mu maso, afite ibintu nyine ku buryo ubona yuko uno mugore rwose akubitwa hohoterwa. Yaje yirukanka yicara muri taxi, ahinja bwa shoferi ati shoferi mbabara wirukanke rwose, ati rukanka ino modoka rwose yirukankane, ati rwose ndi kwihuta. Muri ako kanya agiye gufunga undebere, hari uwo yahise afata ku rugi rw'imodoka nyine ahita afungura, nawe yarajanga mbwatekera hirya se. Baricaranye mu modoka, shoferi bwoba buramwica arikanga, ngo ambwatiro wari uzi ko ncitse rega nta n'isoni, ati ni njye nawe, ati turi kumwe, ati se wari uzi yuko ugiye hehe koko. Uyu nguyu aramureba, ariko ndebe no shoferi afite ubwoba, yatangiye kureba cyane yije avuga ati ako reka mpoboze, ati ubundi murimo murajya hehe, ati muri kujya hehe ko mutambwiye mwicaye gusa mu modoka nta n'umwe. Ngo ambwati rwose ati tugende, ati ndazakubwira nitwagera hano ndi buviremo. Undebere shoferi aje yazate se uno mugore ni nyabaki, umugore utazagiye ariko yitegereje uno mugore afite inguma nyinshi mu maso, yanareba akabona nyine uno mugore ashaka kuba afite ikibazo. Uyu nguyu akarebana n'umugabo we nyine, uno mugabo nawe akamureba ikijisho, bakarebana bose, ariko bari bategereje nyine kwa kundi bahagarara muri rompuwe bategereje yuko nyine kaka icyatsi bakagenda. Bari bose bagihagaze nyine, nuko ngo imodoka barayakije, babaye uburenganzira bwo kuba bagenda, barayakije nyine aragenda, ariko mu by'ukuri nazi ngo bano bantu bagiye hehe. Icyo yakoze icyo bamubwiye, nuko avuga ati wowe gusa genda shoferi, imodoka uyiha umuriro kabisa, uyihereza umuriro. Ariko shoferi ari kwibaza ati se aba bantu bari kujya hehe? Ese uno mugore kameze nk'umuntu ufite ibibazo? Mu by'ukuri uno mugore afite ikihe kibazo? Uno mugore yitwa Sandrine, uno shoferi uriya nawe waje wirukanka mu modoka yitwa Nete, uno mugabo yitwa Victor. Byose ntuze kwibagirwa n'amazina yabo. Uyu nguyu na Neti, uyu nguyu turi kureba n'unga rwose ufite inguma, ufite ibibazo. Ese uno ko dutangiye filimi yacu gutya biraza kurangira gute? Ese byatangiriye hehe? Wowe ntuze gucikwa, uraza kumenya akantu ku kandi. Ikindi uke gukora subscribe niba ari ubwa mbere utubonye, kandi niba duhorana rwose ntiwibagirwe kujya ukora like ndetse na comment. Kandi rwose nawe ndagushimira we wabikoze, ndetse rwose uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'imbaraga kuri twebwe. Uyu nguyu yararifite agenda rwose arimo kurira. Shoferi akareba akavuga ati akose aba bantu koko mana yanjye, ati ndamenya koko bino bintu biri burangire gute, ese birarangirira hehe? Shoferi iri kwibaza ibintu byinshi, arabona abantu bagenda bajombana nyine mu modoka. Uyu nguyu yamwiyama mbwata, ariko ubundi wakiguriwe urakomeza usakuza kuva aho twatangira usakuza. Shoferi yumva, Sandrine yumva byose, ambwata nushaka uceceke kugira ngo uboroshye ibintu, ati uko nukomeza gusakuza ati ibintu biraza kuba birebire, nanjye ndaza kubigeza ku rundi rwego noneho ku buryo uza kuvuga ati uyu ni wa mugabo bigushobere. Ati nkugire inama rero, ati ceceka ugabanya akavuyo, ugabanya urusaku, ati rero ati hatagira n'umenya ibingibi. Aramwisomeshwa kugira nyine shoferi aze kubona ko nta kibazo, kandi umugabo kabisa ari kumwiciramo nyine akamubwira, akamujomba ijambo. Uno mugabo afite iyihe plan? Ese kucyakurikiye uno mugore uno Victor? Ndebere wowe uraza gusobanukirwa niwitonda ukareba akantu ku kandi ukareba neza witunze, nta kwirukanyisha wihutishe ngo urebe finali. Wowe icyo ngana n'ukuri buze kunezerwa, kandi no filimi irimo inyigisho. Mba nabashakiye filimi nziza cyane kandi zirimo inyigisho, ndabizi neza ino filimi iraza kukwigisha. Kandi uze kumbabura hasi muri comment wandike ati ibi bintu tubwira biba byadufashije, ndetse izi filimi tuzana rwose zirimo ubwenge, zirimo n'ubuhanga. Sani navuze ati se muraviramo ye ko mutarimo kumbwira. Uyu mugabo arebana n'uyu mugore arambwira ati rega, ati sinakubwiye se, ati tugeze ku cyapa kiri aho hepfo, ati naho hepfo ntago ari kure cyane. Undebere uri mugabo ati kandi nuhagera nurenze ho na gatoya, ati ni kuri icyo cyapa kiri imbere. Uyu nguyu no mugore rwose afite ubwoba, ari kuvuga ati se uno mugore n'umugabo yavuze ko ari umugabo we, ati rero ati ibi bintu biragarukira hehe?
yambwiye ati reka nongere nkwibutse, urakomeza wiriza uraza guhura n'ikibazo gikomeye, nkugiriye inama rwose waceceka ukumva nta kibazo ndetse ukanagubwa neza. Yangiza akamwihobereshwa. Uno mugore arangije abona shoferi aramubwira ati rero rwose ndakwinginze shoferi, ati mbabarira nibura unabare nyine y'ubutabazi bwawe, nyine yuko wamfasha shoferi. Byose ari kubireba nyine muri cya kirahure, ari kureba umuntu ukuntu ari kumwandikira, amubwira ati nyine y'ubutabazi bwawe. Uyu nguyu yaramwihobereshejwe nyine kugira ngo shoferi abone yuko nta kibazo, abone yuko nta kintu kibyishe inyuma. Sandrine byaramuyobeye, atangira kwibaza ati sema nanjye umuntu uri kunyandikira ibi ngibi ndamufasha gute? Nawe undebere, ese wamenya afite ikihe kibazo? Wamenya uhera hehe ukagarukiriza hehe? Uno mugabo ambwiye ati rwose noneho turahageze nubwo wadukuramo. Uno mugore ati oya rwose dukomeze imbere, njye ntabwo ndi buviremo ahangaha. Ati rwose dukomeze. Arambwira ati ndakubwiye ngo hagarika imodoka tuvemo. N'umugore nawe afite ubwoba, ari kuvuga ati mwihangane nyine, ese ndaparika ahantu hatari parikingi, ati mwihangane nshakisha ahantu parika nyine mbakuremo. Atangaha rwose ni mu muhanda urabona ntabwo mfite ahantu ho guparika, ati reka twegere imbere ho gatoya. Uno mugore atangiye kwibaza ibintu byinshi, yibaza ukuntu agiye kuba yafasha uno mugore, nawe ntabwo azi ngo arahera hehe, ese arabigenza ate kugira abe yamuha ubutabazi. Umugore ari kumwe n'umugabo, kandi umugabo niwe wamwishakiye, yarangiza akaba ari nawe uri kumukora ibi byose. Ese byatangire hehe? Unuze gucikwa akantu kandi uri buze gusobanukirwa ukuntu byagenze nuko byatangiye. Umugabo hano ngaho yakuyemo amafaranga yishyura imodoka wenyine, ariko nubwo yishyuye imodoka wenyine shoferi ararebye avuga ati koko kumaye make se aya ngaya n'ay'abantu babiri. Shoferi byaramushobeye ukuntu umugabo yishyuye amafaranga wenyine kandi bose nyine bagomba gufatikanya. Aramubwira ati nutishyura andi mafaranga ntabwo uri buve muri ino modoka, atugomba kuyishyura byankwanga byakunda. Aramubwira ati ishyura n'uwo mugore. Aramubwira ati ako nishyura iki? Njye sinishyuye. Shoferi yakoze yise afunga neza imodoka ku buryo batabasha kuvamo. Uriya kozeho nyine asanga imodoka yayifunze. Aje aramubwira ati fungura nigendere wa mugore we, fungura bitaba ibibazo cyangwa nawe nkunigire muri ino modoka. Arangije shoferi Sandrine aramubwira ati ngende kamubwire rwose wa mugabo we, ntabwo njye nawe tuzira, njye hano ndi mu kazi, rero wiza kunyicira akazi, ishyurira uwo mugore niba mugiye kuvamo, cyangwa niba mutavamo akomeze wowe uvemo. Uyu nguyu arangije aramubwira ati rwose njye rwose turakomezanya, ntabwo ndi buvemo nonaha. Sandrine avuga ati oya niba muri buviremo ahangaha nyine mumereze amafaranga yanjye yuzuye, njye mba nabyutse naje gushaka amafaranga, ntabwo mba naje gutanga hano ngaha imbabazi cyangwa iki, mwishyura amafaranga makeya. Ati nanjye mfite ibibazo hano biba binegereje, rero nimutishyura rwose ntabwo muri buyivemo, ati ahubwo ndakomeza nyitware nyigeze kuri polisi, murishyurira imbere ya polisi. Nuko ngo yabwiye uriya mugabo Vigita bitekerezaho, aravuga ati wapi rwose, ati uribeshya wa mugore we, ati ntabwo ibi ngibi byavamo, nta nubwo byakunda, undebere. Yavuze ati naribireka nyishyuresha, ati reka nkwishyure ko wagira shoferi we nawe ubu ukoze mu mutwe wanjye ubu nkoze mu bwonko. Uyu ngambwe ati rwose shoferi wibyemera rwose, ati reka tugende. Yahise yongera ameza amafaranga y'uriya mugore, undebere. Shoferi avuga ati rero icyo nashakaga ari amafaranga yanjye, ati ubu noneho mwagenda, ati kandi n'ikindi gihe rwose mujye mugenda mu modoka y'umuntu muzi yuko muri bumwishyure, mutari butere induru, ati kuko nababyutse, ati ari bushaka amafaranga ntabwo ino modoka inywa amazi, ati ndumva neza unyumvishije, ati noneho mwasohoka mukamfira mu modoka. Victor aramwitegereje avuga ati iki gishoferi koko undebera ngaha. Uno mugore akomeje ararira nyine avuga ati rwose ibi ngibi ntabwo ari byo, ati ntabwo ari byo. Uno mugore nabwiye ngo yitwa Annette ari kurira nyine avuga ati rwose, ati ndeka njye ntabwo nshaka kugenda, ati ndeka, ariko nyine yifitiye utubaraga dukeya, nawe ntabwo uriya mugabo nyine undebe ukuntu nyine bameze uriya mugabo n'uriya mugore, ntabwo uriya mugore yarusha uriya mugabo imbaraga. Uno
uno mugabo yakomeje akurura atiriza umugore ati wambabariye koko nashaka kugendana nawe wandetse nkigendera undebere. Umugore nuko nguko nyine byamugendekeye, umugabo nuwe yaramwishakiye. Ariko hari abagabo b'inyamaswa nyine batajya bahereza abagore agaciro, batajya bahereza abagore babo agaciro, nubwo wakora iki, nubwo wagenda ari ukivunagura pe, umugabo wawe ahora abona yuko ntacyo umaze ndetse nta n'icyo uricyo. Ngo yasiganga havuga ati mumeze agafaranga kangesha, aturabona nta n'isoni ngo rega wari ugiye utanyishyuye, atuzi ijoro mba nta byose ariko kugira ngo ko nabona school fees z'abana. Arangije yarongera aritugiza avuga ati akose uriya mugore wambwiye ngo mufashe, we ndamufasha gute? Ati we ndabigenza gute kugira mbe namuha ubutabazi? Yatangiye kubyibaza aravuga ati reka mbakurikire bataragera kure. Nuko nkuko Sandrine yavuye mu modoka agiye kureba yuko nibura yahereza Annette uburava, yahereza Annette nyine imbaraga kugira ngo abe yakora iki, abe yava hariya, abe yava mu maboko y'uriya mugabo. Undebere nawe, uno mugore yakoze ibishoboka byose kugira ngo agende gahora nyonyomba nawe umureba, ariko nawe nago azi ngo uriya mugabo ari kumubura iki. Nugupfa gukurikira gusa. Nuko nguko yatangiye kubakurikira, atangiye kugenda bagenda inyuma gahoro, ariko nubwo abagenda inyuma nagaze ngo bagiye hehe, nagaze ngo ari kumuziza iki. Mbega ameze nkuko natwe tumeze muri aka kanya, natwe tutarasobanukirwa ese uno mugore ari kuzira iki, ese uno mugore ni kubera iyihe mpamvu uno mugabo ari kugenda mukurubana kandi n'umugabo wiwe. Muraza gusobanukirwa ibintu byose, muze gushira amatsiko. Nuko nguko Victor yagiye akurubana umugore we, amukurubana umugore avuga ati wambabariye wowe uri kunjyana hehe, wewe wandetse nkigendera mu mahoro. Ariko nubwo ari kubivuga umugabo ntari kumva, ariko kumubwira ati sakuze, aturasakuza yewe uze kuruha, ati kandi n'ubundi icyo nagambiriye gukora ndi bugikore, ati cyiza nkugira inama waceceka. Uno mugabo nje mvuga ati kubundi kuri kuvuga cyane nta muntu wabadukurikira. Areba inyuma, arebye inyuma abona nta muntu nyine abakurikiye, aravuga ati sare ruko ntakomeza hano tugende. Ati rero reka nkubwiye ntagira ngo musobanurire neza yuko uno munsi uri buze kumenya neza ibintu nahoraga nkubwira yuko ari ukuri. Ati kandi nibwo uri buze kumenya neza uwo ndiwe. Ati rero ati jya imbere tugende, ati kandi nakubwiye ngo ikiza nuko waceceka ukareka kwiteza abantu. Ati uko nta muntu uri bukunkure mu maboko, nabigambiriye kandi ndi burangize mbigezeho. Uyu nguyu icyo kintu aracyumvisha avuga ati ikintu agambiriye se ni iki, ati nicyo ashaka kugeraho undebere. Yarabakurikiye atangira kugenda avuga ati barenga ndenguka. Nuko nkuko Sandrine yatangiye kugenda bakurikira, batwereke haciyemo gatoya umwanya muto nyine bakomeza bagenda banarushye. Mbega mujyanye n'ahantu kure, ahantu nyine bari kugenda n'amaguru, nawe urabyumva rwose harimo akagendo karekare. Yakomeje rwose amukurubana akurura. Umugore yarushye, umugore ari gutakamba, umugore ntako atagize rwose. Amubwira ati ariko wambabariye ukandeka koko, ati ubwo koko uramburiza icy'umutekano wanjye, wambaye amahoro nanjye ko mba nagwaye amahoro. Ambwa turinjira muri no modoka, ati nayo ninjiramo, aturayinjiramo yewe, ati nayo ninjiramo, aturayinjiramo, ati nayo ninjiramo. Ariko kuko imbaraga nyine no mugore yifitiye byakwanga byakunda ari buyinjirimo. Uno mugabo ni kwakomeje hatiriza umugore akamwata kuwamba bari ukandika. Ati kandi ninza kukurega ndabimenyesha abashinzwe umutekano babwire yuko umuhotera. Ati nagiye nkureka inshuro nyinshi. Ambwa ati nta n'isoni, abashinzwe umutekano singiye nshinzwe. Ati njira nta n'isoni ahubwo nanagushyamo n'urushye. Ati je nayire nkubwira, ati nkubwira nta n'isoni, ati ndarambiwe, ati cazwa aho ngaho se nta n'isoni tugende. Uyu ngo niko byose Sandrine gukomeza byitegereza. Sandrine avuga ati ngo ndabigenza gute kugira ngo uno mugore mbe namuhereza mbe namuhereza mbe namukura mu maboko y'uriya mugabo.
aje ambwira turabona rero ati uru rushinge ati niko nshaka kuba nagutera ati bitewe n'induru yawe uri gukomeza usakuriza nkumva amatwi ari no kundya ati rero ati ugomba guhama hamwe nkarugutera ati ndetse tukanagenda neza ati usinziriye ati uraza kugushiramo nanjye ibyo nashakaga gukora birangiye ati nabikoze nuko umugabo yateye umugore urushinge ararumujomba kuko undebera uno mugabo nta mutima agira nta mutima afite ese uno mugabo ko cyari gukora ibi byose kuko no mugabo ari guhohotera uno mugore byagenze gute ese niki cyabaye kugira ngo ibi byose bibe birimo biraba byose ni kwa Ntunga Sandrine ari kubyitegereza ari kureba ukuntu Annette ari guhohoterwa ndetse agahoterwa n'uwitwa umugabo wiwe. Annette nuko atangiye kugenda acika intege ndetse na rwo rusaku no gusakuza byatangiye kugenda bimushiramo undebera ahangaha uno mugabo rwose ni umugome mbese turaza kumenya ese niki cyatuma uno mugabo ubugome ese kera gatambaro yambaye ku maboko ko yakambaye byagenze gute bishatse kuvuga rero intambara yabo ntago yatangira ahangaha ahubwo turaza kumenya ese byagenze gute byatangiye gute. Uno mugabo amusize mu modoka amuryamishamo na neza mbwatereka nkorohereze rwose ati nduru yawe nari nyirambiwe reka nkorohereze nawe uruhuke ati kujya ibyo ndi bukore byose mbikore neza kandi nuje ati mbikore rwose meze neza. Uno mugabo arangije ikintu yakoze yamusizemo ahangaha aravuga ati aha ati ndiza nta muntu mbonye yararebye abona koko nta muntu mubonye aravuga ati sawa rero yarebye ahantu hose areba hepfo areba na ruguru abona nta muntu mubonye aravuga ati rero ngomba gukora noneho icyanzanye ati nkabirangiriza rimwe. Ese uno mugabo agiye hehe? Uno Sandrine akomeje yitegereza aravuga ati mana yanjye ati mbega umugabo mugome ati mbega umugabo w'inyamaswa muntu kandi abantu nk'aba babaho nyine batakirimo kavuga ati n'umugabo wanjye sha ntago yamemukira bikarangira kwiciye mu nzu abantu nk'abo ngabo tujya tubabona. Sandrine abonye uno mugabo warenze nyine Victor yaje yirukanka azahamagara avuga ati yewe muntu ati yewe wa mugore we rebe yambwiye ati yewe ati sohoka ati yagiye ati yewe ati fungura yewe mukure mangafu bafu ariko nubwo ari kuvuga ariko mbwati yewe ati ndumva meze nabi ati ndi kugenda numva arambwata ariko nubona ndangiye ati nubwo ntaza mbwati rwose ati mbabarira umwana wanjye uno mugore yambwati rwose ati umwana wanjye ariko nubwo ari kuvuga nubwo ari gushaka uburyo yafungura ntabwo arimo kubishobora birimo biramunanira. Ese uno mugore kuki ari guhohoterwa bigezanga kandi twumvishemo ijambo ngo umwana wanjye ese uno mugore yari afite umwana ese uwo mwana we ari hehe ese we bimeze bite reka turaza kumenya akantu ku kandi yarakomeje amamagambo ati basi se wakihanganye ukishakamo imbaraga icyo gishinge kitarakwinjiramo imbere nyine ukishakamo imbaraga ukaba wavamo aho ngaho nyine ukaba wafungwa niba uri modoka ati njye rwose ntugire ikibazo ndibugutwaye kandi ndibuguhishe uno mugabo nta kintu ngomba gukora rwose ati ndabona biri kwanga reka mpamagare polisi ndebere uno mugore yisakanda nyine yani za nimero 912 ugahamagara nyine polisi yahise amuga ati rwose polisi ati turahangaha kuri uno muhanda nyine ugenda kuri 40 ati niho turi ati rero ndabinginze rwose hano hari umuntu uri guhohoterwa bamushimuze ndetse banamuteye n'igishinge gisinziriza ati rwose nimutabare ati nimubanguke mukora ibishoboka byose mube mwagera ahangaha ati kuko uno muntu ameze nabi amerewe nabi ati ndabinginze nimutabare ati rwose kandi mugere hano ngaha bidatinze ati ibintu ntago ari sa rwose ati polisi ati naho ngaho rwose ati kandi turabize twizeye ubutabazi bwanyu aramuga ati rwose ati mubanguke ati uko nimutinda murasanga uwo mugabo yamuhemukiye ati kuko n'umugabo mubi n'umugabo w'inyamaswa ati kandi umugore ari mu modoka niyo yamufungiraniye nuko yamutabarije polisi nyine aje avuga ati mana mbabarira rwose ndebe yuko no polisi yagiranga yambwiye ati hangane rwose mamagaye polisi igiye kuzibe yagutabara ati igiye kuzi kukurangaha nugira ubwoba nugira ikibazo uyu ngo yambwiye ati rwose ndabona nta kintu polisi iri
mumfashe ati kuko umugabo wanjye afite ubugome bukomeye ati reba ibintu ari kunkorera ati basi genda utabara umwana wanjye ati ntabwo tuba kure tubari hirya ati genda utabara umwana wanjye ubwo utasa umwana ndamutabarira hehe umwana ari hehe yambwiye ati basi ndakwinginze ati ndumva ibyanjye byarangiye ariko basi nibura nabarira umwana. Uno mugore uko abivuga nikagera ku kuka kanyuma agenda arengera yumva akagenda kamushirana yumva imbaraga zigenda zanga. Uyu ngo Sandrine niko byose yakubyitegereza akavuga ati rwose ihangane ukavuga ihangane byararangiye ni nuko nguko birangiye nyine birangiye uno mugore asinziriye undebere nawe. Uno mugore birangiye wa muti nyine urangije kunyanyagira mu mubiri arasinzira. Reka tugaruke kuri Victor agarutse ahangaha arangije avuga ati atego sha ati nawe uraho ngaho rero urimo wivugisha undebera uno n'umwana buriya mugore Annette araza ahangaha avuga ati wawu ati ngomba kubirangiriza rimwe ngomba kurangiza ibintu byose ati nkabikorera rimwe ati rero nawe ngwino hano ngaha nkujyane shati nirangirize gahunda ati rero ati bitaragenda uko nguko ati hari igitekerezo nari nungutse ati uretse gatoya sha ati icyo gitekerezo nta kindi ati hari akantu naje gushaka ahangaha ati ntibwifashishe rwose ntugire ikibazo nawe ntago ndi bugutindire ati ntugire ikibazo ati sibyo umwana ati sijinana ati rero rikurira ngo urashaka ngo ibere rya mama wawe ati ntuzongera kuribona rwose ati nizere yuko wamaze no kumwibagirwa ati kandi nawe ahari yamaze ko kwibagirwa. Uno ni wa mwana Annette arimo kuravuga ati basi ndakwinginze tabara umwana wanjye ati njye nawe byarangira ariko nibura umwana wanjye ndebe yuko wenda yaba yabona ubuzima. Yaje ahangaha afite ikintu arimo gushakisha avuga ati ati n'ukuboko kurimo kurandya petura muginga ati yakangije nyine akaboko kanjye ati sundi nayisize hehera ati harya ni hehe ati mana wibukije koko ati nayisize hehe. Yatangiye kugenda ashakisha mama garderobe ati genda areba nyine ahantu yaba yaracyasize ese icyo ni iki cyarimo kuvuga yaba yarasize arimo kugenda ashakisha avuga ati harya nahangahara ati ntabwo ariho ati ni hehera ati ni hehe mana yanjye ati ko nibuka yuko nayizanye ati atarya amaze kwizana nayisize uko avuga uko agenda ashakisha niko nibura wenda polisi iri bube yagenda yakomeza iza nyine vuba turebe yuko iba yatabara ubuzima bw'uriya mugore. Ariko mu by'ukuri niba polisi iri buze niba itari buze ntabyo tuzi byose turi buze kuba twabimenya. Uno mugabo yukomeza atekereza uko atekereza niko atinda kandi uko atinda niko polisi iri bugendiza. Ese polisi iri butabara uriya mugore ese cyangwa biri bwange ese biri bugende gute ese uriya mugore we niba aramuka bamufashe uno Sandrine uno mugabo naramuka amufashe we biri bugende gute ari bumukorera iki wowe nuze gucika ukomeze ureba akantu ku kandi. Uno mugabo avuze ati ati ndumva nangiye kugenda nibuka ati nayisize ahangaha tu ati nahangaha ati niho nayisesetse ati kandi uko avuga niko amasaha nyine ari kugenda niko iminota irimo kugenda yiyongera uko atinda ngaha niko ibintu biri kugenda nyine polisi zegereza undebere yakomeje avuga ati nahangaha tu ati nahangaha ndabizi ati ati singiki ati ngiki shati igihe cyose nashakishirije ngashaka bikanga uti ngiki none ngigezeho ati kuri finali noneho nyigezeho. Undebera uno mugabo nta kindi yashakaga ni varize. Ese no varize agiye kwikoresha iki ese no varize nicyo agiye kwifashisha abwira uriya mwana ati yihangane hari akantu ngiye kwikura nimara kukarangiza ati nawe ndaza ati nkwereka akantu twikorera nyine twinikemurira. Arangije avuga ati ati wow ati mbega umunsi wanjye ngo uragenda neza we ati no varize igiye kumfasha nikorera akantu kanjye kandi ngakore neza cyane ati rwose ati ibingibi ndabizi neza biri bungirire umumaro ndetse biri buze no kumfasha ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe uzarabukwa ati ati wavarizwe ngwino hano nkujyane sha undebere
uno mugabo nuko afashe varize arangije arayisohokana. Uyu ngore cyaranga ari gutakamba avuga ati rwose wakihanganye ugakanguka, wakihanganye ugakanguka koko wakihanganye. Muri ako kanya yahise areba Victor araza, Victor ari kuri telefone arangaye. Sandrine yahise yirukanka avuga ati mana yanjye reka nihishe ahangaha aramutse amfashe nanjye yandangiza. Victor nuko yaje hano ngaha arangaye rwose agenda kurura isakoshi ayandikira boss ati boss rwose mukanya ndaba nkugezeho atera akabazo nari mfite utariko rwose ubungubu ndakeka karangiye ati ni iminota mikeya cyane. Uko arimo kuza uriya Sandrine byose ari kubyitegereza yahise afata ivarize ashyira muri budo. Icyo Victor atazi nuko bahamagaye polisi nyine hari igihe uko akomeza atinda ariko polisi yaza. Undebere yanyije avuga ati reka nyisire mangasha ingiraza kunkurira umuti. Ariko uko ari kubikora uko ari gutekereza kugira nabi uriya mugore niko bahamagaye polisi. Ese polisi ziramusanga ngaho cyangwa ziraza yagiye? Icyo usabwe ni ukureba akantu kandi. Sandrine atangiye kwitegereza avuga ati mana yanjye ati mbega ikigabo cy'ikigome kuko ati kitambona nanjye kikangirira nabi ati ubusi no varize ayizanye gukora icyangaha. Undebere uno mugabo. Muri ako kanya uno mugore uko abona umugabo agenda yegera imbere nawe nikagenda mukwepa. Undebere barimo bagenda babisikana, uruhande umwe ari kujyaho undi nirwo ari kuvaho, umwe ari kujya inyuma undi ari kujya imbere. Arangije uno mugabo avuga ati aha ati none reka ngende imbe nakirangiriza ibintu byanjye ati mu mahoro. Nuko nguko uno mugore yaje ahangaha atangiye guhengereza avuga ati suno mugabo kuko nicyo agiye gukora. Ese no varize none agiye kuyikoresha iki? Uko abivuga uko abitekereza niko hari undi mugabo ari kuvuga ati none ndiza yuko gahunda zanjye zigenze neza ati kandi ndatekereza yuko none bigenze neza nakiri bube cyambangamira ati kuko urusaku rwawe namaze kurukira ati nuriya mwana wita kari umwana ati ndaje sha ati nawe ndahita mukurikizaho ati wow. Ati ngubu none nibwo navuga yuko umunsi wanjye uri bugende neza nkaryama neza nkisanzura ati kuko narakubwe nabwo wigeze wumva. Nanga turangirije igice cyacu cya mbere kanze mbazanire pati yayo ya kabiri. Ndakwinginze nuze gucikwa ni filimi iryoshye cyane irimo inyigisho uze kumenya ese Victor agiye gukora iki, aramukoresha iki kuri cyane mu